ngo bafanye igikorwa cyiza ariko ibyangombwa nuko kibera urugero abanyarwanda bose ntago ari igikorwa umuntu agomba kwiyitirira wenyine ni igikorwa abanyarwanda bose bagomba guharanira kugira ngo igihugu gitere imbere gukundana kutavangurana kumenya kubaha umuntu ukamenya ko buri muntu wese ari umuntu Abanyarwandakazi nshimishijwe no kubamenyesha ko inzego z'ubutegetsi bw'inzibacyuho yaguye mwari mutegereje dore hashize amezi 5 zigiye gutangira gukora imirimo zishinzwe guhera ejo tariki ya mbere Mutarama 1994. Ibi bikaba bivuga ko ibyangombwa by'ingenzi byari biteganyijwe byagezweho nk'uko musanzwe mubizi mu ngingo. Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Viza TV Rwanda mwese kandi tubahe ikaze ku biganiro byacu tubagezaho bya buri munsi. Nitwa Eric Nshimimana, ni wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya Viza TV Rwanda ugakora subscribe. Turagushimiye cyane. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1993 nibwo Minisitiri Uwiringiyimana Agatha yahatwaga ibibazo bitandukanye ndetse n'abanyamakuru ba Akangura ndetse na Orinfor. Uyu mugore yagiye atangaza byinshi cyane ku bikorwa bya FPR Inkotanyi ndetse no kugarura amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Y'amasezerano y'amahoro mu byerekeye guhuza ingabo z'impande zombi hateganyijwe ko inzego z'inzibacyuho zizajyaho ari uko umutwe w'abasirikare ba Loni uri mu Rwanda, uri mu gihugu cy'u Burundi, uri muri Republika Demokarasi ya Kongo, uri Uganda, abari Tanzania namwe muri Sudani. Reka mbifurize ibihe byiza mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Reka tuganire ku mateka y'ubuzima bw'uyu wari Minisitiri Uwiringiyimana Agatha, akaba yaragize ibikorwa byinshi cyane bikomeye cyane mu iterambere ry'abanyarwanda muri rusange. Uwiringiyimana Agatha ese ni muntu ki? Ese yabaye hate? Ese ubuzima bwe bwari buhagaze gute muri rusange? Uwiringiyimana Agatha yavukiye mu cyahoze ari prefegitura ya Butare mu gace ka Nyaruhengeri tariki ya 23 Gicurasi umwaka w'1953 nibwo uyu mudamu cyangwa se uyu mugore wari ukomeye cyane hano mu Rwanda yaravutse, nibwo yaramaze kureba isi, amaze kureba izuba no mu gihugu cy'u Rwanda uko bihagaze. Uwiringiyimana rero yize amashuri yisumbuye muri lycée Notre Dame de Cité muri Kigali, aho yakuye impamyabumenyi mu mibanire ndetse n'ubutabire mu buryo bwa gihanga. Abanyarwandakazi ko abo basirikare bazanywe no kurinda umutekano w'abategetsi babo, haba aho bacumbitse, haba aho bazakorera, kandi bakaba badafite uburenganzira bwo kuva mu kigo cyabo ngo bajye mu baturage. Nubwo Perezida wa Repubulika amasezerano ya Arusha ateganya ko atagomba guhinduka, agomba gukomeza kuba nyakubahwa General Major Habyarimana Juvenal
aha yari ari mu kiganiro ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ba Renforo ndetse n'abandi banyamakuru batandukanye bari bitabiriye ikiganiro ubwo yabagezagaho uko ingabo zo kurinda igihugu imigambi izifite mu kuba zazana amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mudamu yize kandi mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu yabaye kaminuza cyangwa se kaminuza ya University of Rwanda yaberaga hariya i Huye mu karere ka Huye, bwo yari i Butare, aho iyi kaminuza nayo yagiye ivugwa mu byinshi cyane mu bahanga bagiye bayizamukiramo. Reka nisuriza abantu bari za Nyanza, abari za Busasamana, abari za Huye, abari Nyamagabe, Nyaruguru, namwe kandi mwese mudutega amatwi muri hakujya i Burundi, ubwo ni hajya ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, mbifuriza ibihe byiza. Uyu kandi mu kwiga yahabonye impamyabumenyi mu by'ubutabire ndetse hanyuma ajya kuba umwarimu ku Kibuye, ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Naho kandi uhuze abari za Rubavu, abari Nyabihu, abari Nyamasheke, Rutsiro ndetse na za Ngororero. Uwiringiyimana Agatha yabaye minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye nyuma yo kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu ishami ry'ubumenyi cyangwa se siyanse. Uyu kandi kwiga ndetse no kwigisha amasomo ajyanye n'ubumenyi ni bimwe mu byarangwagaho cyane, bikamugarukaho ndetse n'itangazamakuru ry'icyo gihe, kuko rubanda itishimiraga ukuntu umukobwa yabyiga akabishobora, akaba yashobora kwiga amasiyanse ndetse kandi akanabasha no kubyigisha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, akanabyigisha mu bigo by'amashuri bitandukanye ndetse n'amahanga, akaba yaratangariraga uyu mugore. Amaze kuba minisitiri rero w'amashuri abanza n'ayisumbuye mwaka w'igihumbi 1992 yakuyeho gahunda y'iringaniza mu mashuri hashingiwe ku moko, ubwo yagaragazaga amoko atandukanye, abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa. N'amoko yagiye azamurwa muri guverinoma yari iyoboye icyo gihe, aho wasangaga higa umututsi, umuhutu, higa umuhutu, umututsi agakurwa mu ishuri, cyangwa se ugasanga kandi gace ariga umwe muri bo, cyangwa se ugasanga bati turagendera uko wifite, uturuka mu muryango ukomeye cyane. Ibyo ugasanga ni bimwe mu byatumaga hari abahezwaga inyuma mu mashuri yabo. Ni ibintu byagiye biranga guverinoma yari iriho icyo gihe. Uyu rero yaje kuba yabikuraho kuko yumvaga ibyo gushyira imbere amoko atari byo byakabaye bishyirwa imbere. Mwaka w'igihumbi 1986 yashyizeho koperative yo kuzigamba ndetse no kugurizanya mu bayobozi ndetse n'abarimu bagenzi be bo muri kaminuza y'u Rwanda. Iki ngo cyaba ari kimwe mu byatumye amenyekana cyane mu buyobozi bukuru bw'igihugu, ahita kandi azamurwa ajya gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi mwaka w'igihumbi 1989. Mwaka w'igihumbi 1975 Uwiringiyimana Agatha kandi yashyingiranywe ndetse na Barahira Inyase, babyarana abana 5 barimo abahungu 4 ndetse n'umukobwa umwe. Mbere kandi gato y'urupfu rwe rw'uyu mugore wari ukomeye cyane muri guverinoma y'u Rwanda, yibukirwa kandi ku nama y'igihugu iharanira amajyambere cyangwa se Council National Development CND, ariyo nteko y'ubu ubwo abanyarwanda ndetse n'amahanga bari biteze ko Perezida Habyarimana ashyiraho ubuyobozi. Guverinoma kandi ihuriweho n'impande zombi, icyo gihe bari biteze ko yajyaho nk'uko amasezerano yarusha yabivugaga, amaze Habyarimana akabihindura agasohoka mu nteko atagize icyo abivugaho. Ndafite diplome yanjye ko nzayijyana hose nzakora. Twagiramungu ntabwo yigeze ababazwa n'uko hari minisitiri. Kugira ngo ndiho ntaraba we, ntabwo naburaraga, sinapfuye kuko nari minisitiri. Umwanya ka diplome yanjye akayica niwe waba mpemukiye, ariko nasubiraho nize nkazana indi.
niyo nzashakisha akazi yonyine. Mfite ubushobozi bwenderaho, mfite ingufu zihagije zo gukora imirimo uwo ari we wese yashinga ubushobozi. ni umwe mu bagore bakundaga kuvuga cyane kandi akavuga ashize amanga nta bwoba, yababwira umujenerali, yababwira umuriyetona, yababwira umwafande, ntacyo yabaga ashize imbere. Icyo yabaga ashize imbere ni ikijyanye no kuvuga ukuri kandi akaguhagaraho. Aya masezerano kandi ya Arusha yari yasinywe tariki ya 4 Kanama mwaka w'1993 mu buryo kandi bubabaje cyane. Uwiringiyimana Agatha n'umugabo we bishwe babanjwe gukoreshwa iyicarubozo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Ubasigaye abana babo bagera kuri 3. Uyu mugore n'umugabo bicwa nabi cyane muri Jenoside yatwaye Abatutsi barenga miliyoni, maze n'ibindi bikorwa remezo birahasigarira, birahagenda rwose, ibindi biragenda birayunga kubera ibi ibyagiye bizamura amakimbirane hagati y'Abanyarwanda kubera ubibirwa ry'amuko mu Banyarwanda. Nubwo ikinyi kandi bakorewe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira ku ya 7 ukwezi n'ukwa 4 mwaka w'1994 bwakurikiye kandi ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Icyo gihe kandi Uwiringiyimana ndetse n'abandi bayobozi bakuru batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwari icyo gihe bahise batangirwa kwicwa, bicwa ihohoterozo. Inkuru kandi mbi iza itangira kugera ku Banyarwanda ndetse ikatazibagirana mu mateka y'u Rwanda, uburyo abafashaga Abanyarwanda bandi kugira ngo babahungishe, abandi babahishe bareke kubica, maze ubwabo ugasanga baje kubica iyicarubozo. Niwe kandi warwanyije byeruye umugambi wa leta yari iriho muri ibyo bihe yategurwaga Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yabaye kandi Minisitiri w'Intebe mu Rwanda kuva ku itariki ya 17 Nyakanga mwaka w'1993 kugeza yishwe mwaka w'1994 mu kwezi kwa 4. Agatha Uwiringiyimana yashinzwe ku rutonde rw'intwari zo mu rwego rw'Imena. Uyu mugore reka dukomeze tumwifurize iruhuko ridashyira. Uyu mugore kandi kimwe n'abandi bakomeye mu Rwanda bagiye bazamura amarangamutima y'Abanyarwanda, aho bagiye bumvikanisha uburyo ki umugore nawe afite agaciro mu Banyarwanda, umugore nawe afite iterambere kuba yakubaka Abanyarwanda muri rusange. Amasezerano y'Arusha, Perezida wa Repubulika aramutse atarahiye uti ndizera ko bidashoboka, ubuzima ko budashingira ku cyizere kandi gutegeka ko ari uguteganya, ni izihe garanti zifatika mwaha Abanyarwanda muti izo ngabo za FPR cyangwa se n'abandi baba badashimishijwe n'iyo guverinoma yagiyeho ko Abanyarwanda bakwizera umutekano mu gihe gitaha? Murakoze. Urabaza uti bihuha ku kaduruvayo ka FPR, barakubwira bati hari ibihuha ku kaduruvayo gashobora gutezwa na FPR, barakubwira bati none Perezida wa Repubulika atarahira wowe ukagendera ku cyizere, urumva bizagenda biti? Nizihe ngingo zifatika waha Abanyarwanda kugira ngo bumve ko ushobora koko kuba ibyo babwira ari byo? Ingingo nshingiraho nizo zo kuba ninde wari uzi ko dushobora gushyikirana na FPR kugeza ubwo koko tunemeranwa tuti tugiye no kubana mu nteko ishinga amategeko, tugiye no kubana muri guverinoma, tugiye guturana. Aha yarabajwe ikibazo gikomeye cyane n'umunyamakuru wa Akangura, aho yasubizaga buryo ki
kwiyemeza kubana n'ingabo za FPR Inkotanyi ntacyo byari batwaye kuko icyo bashagaga kwari ukuzana amahoro ndetse n'ituze mu gihugu. Reka kandi twifurize n'abandi bagore binjira mu mwuga wa politike cyangwa se mu bikorwa bya politike, yaba ibijyanye n'ubucuruzi, yaba ibijyanye n'uburezi, mwese mutinyuke kuko tera imbere mugore urashoboye kandi ufite icyerekezo cyiza ndetse n'ibitekerezo byakubaka urwa Gasabo. Nitwa Eric Nshimimana, na yindi ndeguza nawe ubutaha.